kuko niba abantu bemera yuko ngo mu nkuru z'amagane ko ari umusaza uzaza uturutse Kantarange uwo yari Rusesabagina. Niba rero Rusesabagina yariyumviye yuko mu Ndagu nawe akiyumvamo harimo bamwe mu barwanya leta bari bafite na za champagne bategereje kuzazituritsa, ngo niba ari abantu bubakira kubihuha bakubakira ku Ndagu z'amagane na Nyirabiyoro bazisanga bashizemo udushwiriri kagira gute. None opposition yo ahantu ihagaze no gufatira iteka ku kitagenda, ni igiki kitagenda. Ntabwo bashobora kuvuga ati dore twebwe ibintu twazana bikagenda. Aratwakira rwose, ariko mu magambo make giye makuza namufata nk'umucika cuma ahubwo, kuko ni umuntu wari menase cyane, wajyanwaga agashimutwa bakamubaza ibibazo, hashira akanya bakamugarura. Yaratotejwe pe, ko yabaga yifitiye n'ubwoba, uko wabibonaga yabaga yifitiye ubwoba. Reka tubasuze nshuti bavandimwe ba Bwiza TV ndetse na Ukuri Mbona TV. Kuri uyu munsi wa none ni umunsi wo kuwa kabiri, umunsi twavuga ko ari umunsi w'intangiriro z'icyumweru Karasira. Oya niko bimeze, n'intangiriro z'icyumweru. Icyumweru gitangiye ikirere cyerekana ko hashobora kuza umuhindo wabo ugeze mu gihe cyawo. Akavura karatonyanze ejo, n'uyu munsi kabyutse gatonyanga. Turabona rwo rwa ruzuba twari dufite rugiye kuvaho, umukungugu ukavaho, kuko byari bitewe karimo karaza neza cyane, kuko keza kabisa. So icyo twababwira nuko ni ya gahunda yacu yo guhuza imirongo, aho Bwiza TV ndetse na Ukuri Mbona bahuje imirongo, aho kuri uyu munsi wa none tugiye kuvuga inkuru ziri kuvugwa hirya no hino. Yego, inkuru ziri kuvugwa, ngira ngo hari inkuru twari twahereyeho yanazanye commentaire nyinshi, kandi tugira ngo turababwiraho bike mu byo tutekereza. Inkuru y'ifatwa rya Rusesabagina n'ubu ikivugisha abantu amangambure, ariko twebwe tukaba twarayifashe nk'abasesenguzi badafite aho babugamiye, batabugamiye kuri leta, kandi nanone batari mu barwanya leta, kandi uwo murongo mukamenya ko ari kugomba kuhora umeze. Turi abantu bari independent, turi abantu bari free, ntabwo turi abantu bavuga ngo bazagendera ku bitutsi byo mu makomantere, bazagendera mu iterabwoba n'ibindi n'ibindi. Ikindi bagomba kumenya nk'igitangazamakuru nuko tugomba kuba netire. Iyo wiyemeje gutangaza inkuru ntago ugira uruhande rumugamiraho, ni ko amahame ni nako amategeko agenga itangazamakuru abiteganya. Kuri uyu munsi wa none tugiye kuvuga ku nkuru zirimo zivuga hirya no hino, aho n'ubundi Rusesabagina bivuga ko yizanye i Kigali. Hari inkuru nasomye banza ari kuri RFI ndetse no kuri bwiza.com ivuga ko Rusesabagina ngo ashobora kuba yarashutswe. We yabwiwe ko president ntaho hari bya bihuha bya Nahimana yavugaga, ashiduka yisanze i Kigali atabwa muri yombi. Ibyo bintu nibyo niteka nari babwiye, ntihari abantu bubakira kubihuha bakubakira ku Ndagu z'amagane na Nyirabiyoro bazisanga bashizemo udushwiriri. Ibyo bintu nanjye narabyumvise, ariko umuntu yanabitekereza, kuko uretse mu Rwanda iyo nkuru itavuzwe, abatavuga rumwe na leta hafi ya bose harimo bamwe mu barwanya leta bari bafite na za champagne bategereje kuzazituritsa, ngo nibamenya neza inkuru yuko umukuru w'igihugu cyacu yitabye Imana. Ariko iriya ukabona ari strategy mbi, kuko niyo mukuru w'igihugu yapfa, systeme nta kintu bibaye, systeme irakomeza agasimburwa mu buryo bwemewe, nta kintu kiba kibaye, cyane cyane iyo mutabigize mu ruhare mu kumuvanaho. Bo rero baragiye, nibyo koko birashoboka cyane, ndetse kuko niba abantu bemera yuko ngo mu nkuru z'amagane ko ari umusaza uzaza uturutse Kantarange uwo yari Rusesabagina. Niba rero Rusesabagina yariyumviye yuko mu Ndagu nawe akiyumvamo, birumvikana yuko yizana i Kigali aje gusimbura umukuru w'igihugu, nawe ngo umukuru w'igihugu, ariko tukibaza inzira byari kuba binyuzemo, kuko nta matora yarabaye, nta rugamba rugaragara rwari rwabaye, systeme ntiyari hindutse, systeme iracyari yayindi, nta umuntu umwe si kamara. Ibyo bintu rero jewe nkunda kubivuga kuri opposition, kandi opposition y'imbabarira kuko ntayibasira, bazi inkuru nyinshi nagiye mbavugaho, hari n'ibyo nabo mbashimamo. No kuvuga ngo opposition ukuntu iteye benda kumera nk'ikipe, ntago nabihakana. Tuvuze ko hari amakipe abiri, nkuko tuvuga Real Madrid na Barcelona. Ubundi hari opposition nyayo, imwe yakina nk'iyo kipe n'indi gakina nk'indi, nkuko aba Republique babayeho n'abademokrate.
mwese niba ari mu ngabo mukaba mufitemo abantu, mwese niba ari mu bitekerezo umwe agakora igikorwa undi akamuganza akoresheje ibindi bikorwa nayo yakora. Ati mwe mwakoze gutyo ubuvuzi, twebwe aho dufatiye ubuvuzi reba ukuntu twabukoze, reba mituweli ukuntu iteye imbere. Aho niho abantu bahiganwa. Naho opposition ubona kenshi ari nk'ikipe iri inyuma y'ikibuga ifite abafana gusa, ariko imbere ikipe iri kwikinira ni ikipe iri ku butegetsi, irakina ikipasa ikitsinda ibyo ishaka ikagira gute. None opposition yo ahantu ihagaze no gufatira iteka ku kitagenda, ni igiki kitagenda. Ntabwo bashobora kuvuga bati dore twebwe ibintu twazana bikagenda, bati dore amashuri harimo ingaruka zuko wenda yagiye acungwa nabi, dore ubuvuzi mituweli dore twebwe none uko twabigenza. Oya, bo bacunga akantu gato kabaye, hari umuntu warashwe induru zikavuga, hari umuntu washimuswe induru zikavuga. None ukibaza kubera iki nibo babirirwa bavuga ngo barabaroga babakorera ibintu bibi byose. None ukibaza ni sese bibaye abapolitisi babatagatifu, ese ibyo bashinja abandi bo wabikoza ariko wenda bakagera ahantu bakagaragaza ko bafite ingufu. Naho rero biriya bya Padiri Nahimana bamwe bambwiye ngo nibyo bita conspiracy theory n'ama conspiration, ni ibintu rwose bidakwiriye umugabo nkuriya. Mu gihe nk'iki ngiki ibintu conspiration theory ntizikwiye kabisa muri ntago bikwiriye ijyanye n'igihe tugezemo. Ni politike y'ubwana ni ya cyana rwose. Ni nko kuvuga ngo na bariya ni babandi bagenda ngo narose ibingibi bikagendera muri ibyo, naraguriwe ibingibi bikagendera muri ibyo. Kwerekwa politike suko ikinwa, nta tekinike zo kwerekwa nta zirimo, zo kuragurirwa nta zirimo. Ugomba gukora politike yawe ukagira ibyemeye imirongo ngenderwaho abantu bakayimenya, warangiza ugakora ibyo ugomba gukora. Waba uhanganye n'umuntu mugahangana mu buryo bwose, mu buryo bwiza nicyo twe tubifurije, ariko niyo bwaba bubi uniba uzi ko umwadversaire wawe ni nko mu mupira neza, niko buri gihe mbivuga. Niba uzi ko mu adversaire wawe akina ikirato akandagira, nawe ushobora gukina ikirato da, ntabwo muba muri abatagatifu. Ariko iteka twebwe giye mura numva opposition itaka ko buri gihe ikorerwa ibintu bitari byiza. Nta na rimwe nari numva iyo ivuga iti hari ibintu natwe twakoze, kandi nabyo nibyo bibagaruka, kuko iyo banabiceceka, kuko buri uceceka uvuga ibintu ubona hari ahantu biri kugenda bigera bifite intambwe iva hangaha igana hangaha. Ariko aho igihe kigeze, wari wigera wumva umufaransa urwanya ubutegetsi bw'Ubufaransa cyangwa se umurusiya cyangwa se umunyamerika ajya gutera igihugu cye, cyangwa ahubwo bakora politike y'amahoro yo kumvikana kugaragaza imirongo bafite, ashyiraho ibitekerezo bye. Ariko ahantu ubundi hari intambara muri Afrika ubu wahabara nicyo kibazo. Abantu benshi babaye abacakara b'igihe, ntabwo bashaka kumenya ko ibintu biri guhinduka, kuko ugiye kureba ahantu hagiye haba intambara uretse Kongo nayo kubera amabuye y'agaciro niko nkeka, kandi nayo ntabwo ari intambara igera Kinshasa, birasa nk'ibyarangiye. Ntabwo ushobora gufata ubutegetsi bwaratowe n'umuntu UN ngo ikwemerere. Urabona n'amakudeta nka kudeta yabaye muri Mali, biba bigoye kugira ngo ubutegetsi buzagire legitimité, buzagire credibilité ngo bwizerwe, biba biri kure cyane. Ubwo rero hari izindi ngamba zakora, cyane cyane ingamba za diplomasi, ariko kuruta ingamba za military ziri militaire. No kuvuga ngo rero nka hano muri Afrika yose uyinyujijemo amaso, uretse Mali, Sudani y'Amajyepfo na Somalia hari na Central Africa, kandi naho hari agahenge ubu ngubu harimo ingabo za UN zigenda zizana amagahenge. Nta handi wakuvuga ngo ibihugu bikirwana cyangwa abantu bavanaho abantu ari uko barwanya. Kandi niyo wanarwana, erega niyo wanarwana nabyo byashoboka genya mbivuga cyane, kuko urabona n'inkotanyi zaje zirwana kugira ngo zifate ubutegetsi. Ahubwo ikibazo uranabishoboye byibura, cyangwa wagerageje izindi nzira. Aho niho harimo ikibazo, wagerageje izindi nzira, erekana ko wagerageje izindi nzira. Eze kurwana byo urabishoboye, nta gihugu ufite kigusapotinga kiguha appui ngo ujye uhagurukira mu inkotanyi zahagurukiraga muri Uganda. Nta gihugu kiza yagiye gufasha mu bintu by'intwaro, byibura nta nubwo bafashe nk'abasore bayo ngo bacengeze mu gisirikare cy'ikindi gihugu bakore nk'uko inkotanyi zabigenje ziri muri enera. Nta wundi muntu kuvugira muri UN niki. Aho ngaho giye mbona ari gushora abantu bashoreye ubusa. Mu by'ukuri no kwicyo ngicyo no kindi kuki usanga urubyiruko rw'u Rwanda cyangwa se urubyiruko rwo muri Afrika rwo rubigenderamo, abo bantu bashoreza ntambara nibo bashora abo bana, kuki badajyanayo n'abana bo cyangwa bajyana bene wabo? Ibyo ni ikibazo gikomeye cyane, ariko biragaragara usanga abantu bose babahopoza
bafite abana babo biga mu makaminuza meza cyane kabisa, bashoboye kwiga uburezi babufite, ariko ugasanga abo bashora nabo babwira ku maradiyo no kuvuga ngo abantu ni rubanda nyarucari, ni rubanda rwa giseseka. Ibyo rero usanga nyine bisaba yuko urubanda rwa giseseka rwiga rukavumbura yuko ba bantu bataba atari impuyo babagiriye, ahubwo ari ukubagira bukiriye. Ibiriya bintu biranahari, buriya no mu barabone ko bimeze. Muri buriya ba Bin Laden bande abateroriste, nta numwe wohereza umwana we ku rugamba. Bafata abana bagakurikiza, bafata abasore n'inkumi bagakurikiza uko ubuzima buba bumeze nabi, abafite désespoir, abafite depression, bakaba ari bo bagira gute babi bitambo. Bo bakamenya kubigisha, bamenya kuvuga neza, bagakoresha propaganda. Byarangiza bakabafata bakabashyiraho, ariko abana babo baba biyigira ahantu heza, basa nk'abanitandukanije n'ibyo bintu ubona batanabirimo rwose. Ibyo rero naho urubyiruko rwacu ari mu Banyafurika cyangwa no muri ibyo bihugu ho guhindura, bakamenya bati uyu uri kunshora yaba yarashoye umwana we, aho wa muntu yabyumva. Hanyuma tukiri kwizi inkuru iri gutrendinga nyine, inkuru igaragaza ko Nahimana we nonto ejo bundi kuri BBC nubije abango aracyakomeje uvuga ngo nkuko perezida yaravuze ngo nibyo nubwo nabivugaho ntago we ari buze kwemera ko ari nge wavuze. Nahimana ati ntago ari we. Oya, Nahimana hariya harimo uburwayi bwo mu mutwe, nuko abantu baba bajya kure bashakisha ibindi bintu. Uriya ni illusion, afite amaderire, afite ibitekerezo we yishyizemo bihabanye. Uretse ko Nahimana nka padiri yari izarajijutse, ahubwo afite uburyo ashaka gushuka abantu. Kandi perezida weda icyo banagenderaho ni karagiteri ze za mbere. Perezida kenshi ntago hashiraga igihe atagiye mu mahanga, cyangwa se atajya mu mahanga akajya gusura abaturage be. Urumva bakemurira ibibazo, abahihumure, abo baganira. Kano kanya rero turi muri corona, nta nama ishobora kuba. Perezida ntabwo ashobora kujya gukoresha inama mu bantu, niyo yikoresheje ni yakure akoresha online. Noneho kujya mu mahanga nabyo ntabwo ari ngombwa. Noneho biriye ni nko guprovoka perezida ngo niyumva ibigambo byacu, noneho akore ku buryo anyuranye, akore ukonterere, akore opposite. Ati ngewe noneho ubwo bari abantu bari kunsakuriza, reka noneho ngewe ngaragare, nge mu mahanga, nge gusura. Noneho perezida wacu ukuntu ateye ntabwo ari umuntu ukorera kuri pressure, kimwe na system ye. Ntabwo ari abantu bakorera kuri pressure. Nk'ubu ngubu nyira ngo yibonye kwa Rusesabagina, pressure yaravuze ngo UN bagiye kurega, ngo Amerika bararega. Nta iyi system rwose ntabwo bigigira. Urayireba ukayihorera gusa, kuko ntabwo ikorera ku bwoba na gato. Ngira ngo hari n'umuzungu bigeze gufunga muri gereza, waburaniraga Ingabire. Nta mu bindi bihugu ntiwatinyuka gufata umuzungu. Ejeje buri nabonaga umubikira muri corona bamufashe, nawe yarenze ku mabwiriza. Ino nta kintu naturufura rimwe warisha, bo bafunga umutsi kuko bazi iyo baturutse. Itegeko bararizi nta kundi rero. Ubwo rero biriya bya Nahimana we ikizabaho buriya, ubwo perezida yanabivuze, buriya ni ikibazo cy'igihe. Nawe bazamuzana, nawe azaza, wenda nawe ashobora kuzaza yibeshye yuko ibyo yavugaga ari ukuri, kandi kuko yashatse no kuza we ariko byari ukujijisha. Kuko burya kuvuga ngo nashatse kuza abanyabanyime byangombwa, iyo aza se mu buryo bwari bwo bwose ujye wabo bamwe mu burenganzira yari kuza. Ahubwo byari ukujijisha, aragenda yibera Kenya, arangije abeshya abantu ngwino bamubujije. None se no baguhamagara ngo ngwino tugutereka aho ngaho, ubusi nkotanyi ko zaje zigeze hari wazibwiye ngo zizaje zigi wabo nyine. Ibyabaye biraba ariko ziza zigi wabo, ntago zigeze zaku burenganzira bwo guta. Ahubwo je ntekeza ko Nahimana ubwo atigeze ca munzi, kuko mbere yuko agera muri Kenya yakwe ko yaratsa ibyangombwa muri ambassade y'u Rwanda mu Bubiligi. Ntibabimwima, baramukeneye ntibabimwima. So hanyuma Karasira, koko ibyo avuga wenda turenze ibya Nahimana, wowe ukurikije usesenguzi bw'ibinyamakuru bukora n'ikinyamakuru RFI, ndakeka ari RFI kivuga ko Rusesabagina mu ifatwa rye yazanywe no kuba yarazi kuko ibyo Nahimana avuga rukuri. Wowe uko nawe urabyumva nkuko nguko? Oya, Rusesabagina byo byaba, ariko se ntago mbyemera 100% kuko byari kubitegurana n'ishyaka rye. Kandi wabonye yuko na entourage abamu umuryango we bose baguye mu kantu. Kireze niba yarashakaga hari nko gutanga agatego ngo abereke ko yavumbuye ikintu gishyashya, ariko ubundi nkeka ko yaba uwarugamije kuza mu Rwanda nk'ugiye
kwima ingoma nka perezida yari kubanza akabibwira n'ishyaka rye bakumvikana. Nkeka rero biriya bintu ni systeme y'ubutasi y'ino yabigizemo uruhare cyane. Jewe niko byiyumviro byanjye mbibona, ikaba yarakoresheje ingufu zihanitse, ariko kandi nta kundi, kuko iyo abantu mutavuga rumwe nyine ntimuvuga rumwe. Nabo barusesabagina babonye uburyo aho bari hanze, babonye uburyo bafata bino babafata, nuko nta uhangana n'igihugu. Leta yo ishyiraho ingamba zikomeye, bashyiraho ibingibi bya manda, kandi ibihugu byinshi ibyo bintu birabikurikiza, nubwo abanyepolitike bazi ko ngo biba bitabareba, ariko urangaye gato ya manda ihita ishyirwa mu bikorwa. Ubundi manda ibiriho wowe ukaba uri aho ngaho, ariko urindiriye gato yuko wibeshye gato ukajya muri zone utizeyemo umutekano, bahita bagutanga. Kandi baba bareba parukuru z'ukuntu umuntu abagenda ingendo nyinshi. Ubu ngubu ibintu byose ni ku ikoranabuhanga, bareba igihe wabukingiye indege, transit aho uzanyura, babona wewe ukibeshya uti nzagura hariya, mvuye za Dubai, ningera Ethiopia nzahita nyumfata indi, ntumenye ko Ethiopia ifitanye umubano n'u Rwanda. So hanyuma ndadusa nk'abakugira ngo ushize wigeze mu kiganiro twagiranye, hari ikiganiro twakoze, hari ibyo wavuze bitera confusion abantu, cyangwa se bitera ikintu cyo kutavugwaho rumwe. Aho wavuzemo nyakubahwa honorable Makuza uvuga ko ngo yari afite imbunda kuri bariyeri. Abantu benshi babyibajijeho, ndetse bamwe bakibase ni intera hamwe, ese byari bimeze bite? Mvuga ngo byateye confusion, bigira naho ikinyamakuru kimwe cya postinze kuri social media bisa nkaho biteza ikibazo bitewe nuko bamuzi. Wowe uyu munsi none twagarutse kuko wabitangaje kuri Bwiza no kuri Mbona, turagira ngo noneho bivuge mu buryo burambuye kugira ngo abantu bave mu rujijo. Ubundi nyakubahwa Makuza Bernard kuri bariyeri yagiyeho, ibyo rwose no kuri imbunda nayo yarayitunze, ariko ikintu abantu batumvise, menya naravuze ibyo bakahita babihuza, batubwo iyo mbunda yikoreshaga kuri bariyeri. Ndagira ngo mbibutse ko jewe nyakubahwa Bernard Makuza twari duturanye muri metero 100. Icyabaga iwe twahitaga tukimenya, cyane cyane ko mu quartier twari dufite yari we umuntu ukomeye wari usigaye, n'undi witwaga Mugenzi wari muri MDR, wari ufite inganda zikora ibintu by'amaji n'ibiki byose. Ariko nyakubahwa Bernard we twari duturanye neza. Itariki rero cyagiye bahanura indege, umunsi wa mbere rwose mu bantu batwawe na nyakubahwa yaratwawe ajyanwa ahantu hatazwi, bagiraho baramugarura, cyane cyane ko yari yararongoye no mututsikazi, ko yari yashize igihe gito yarongoye. Nuko Makuza rero haza kugera igihe nka nyuma y'indege, wenda mu minsi nk'itatu, nibwo batajye kubwira abaturage bati mugire ihumure, mushobora kuba mubitsa abantu bitwa ibyitso cyangwa ari inkutanyi zinjiye iwanyu, ikiza nuko mwagaragara kuri bariyeri. Tugira bariyeri ya VIP, yari bariyeri yariho abagabo bize, nta n'abantu baguye mu quartier yacu, n'abantu bashobora kuba bakwica kubera ko hari amazu yari akiri kubakwa, afite bari abayarinda nk'abazamu cyangwa abakomisiyoneri. Abo nibo bari bafite, kubera ko bafite niveau d'étude, ntabwo bari educated, ntabwo bari barize, nibo bashobora kuba bakwishora mu bintu, ukabona bafashe umuntu, afashe umuhiri yagiye kumukubita. Ariko ubundi abo twari turi kumwe bari abantu bajije. Bariyeri nayo nayigiyeho, ariko nyijyaho giye najyagaho nihishe. No kuvuga ngo kuyijyaho ndaza kugeza n'igihe twamenyeye ko Makuza yari afite imbunda. Icyo gihe byabayeho gutyo bariyeri tukayijyaho, ariko kujya kuri bariyeri byarafashaga kuruta kutayijyaho, kuko iyo bazaga bagasaka mu rugo bagasanga harimo umuntu utazwi, kandi twari dusanzwe, urabona Kigali buri muntu aba yigira guhiga kuva nakera niko yari imeze. Abantu benshi ahubwo ni nabwo bashoboye kumenyana, burya nawe utuye hano mukaganira ibyo ngibyo, bumva Radio Rwanda, bumva RTL, nta kindi kintu bakora, doko nk'ibyo bita irigara rwose biyicariye aho ngaho. Noneho ibyago byigeze kuba mu quartier yacu, bisha abantu benshi cyane. Ni igihe intera hamwe zaturutse muri Nyakabanda yo hepfo, zizamuka zivuga ziti hariya hari ibyitso. Makuza yabaga mu mazu ya Onatracom, yari umujyanama wa Gata. Noneho baravuga bati tugiye gusaka inzu ku nzu. Mu gusaka inzu ku nzu hari abatutsi bari baraturutse mu Biryogo n'abandi Gikondo, bari barihishe mu mazu ya Onatracom hafi yo kwa Makuza, bari barihishe bo ntibagaragara. Babasanzeyo barabishe, bica abakecuru, bica abana,
ariko aho ntaho bihuriye na bariyeri yacu. Nuvuga ngo n'abantu bari baturutse ahandi bo barahanyura baravuga ati mwese mube muri kuri bariyeri, uwo dusanga mu rugo araba ari icyitso. Bamwe bakagira ama pretext, urabona nka Gmail, hari abo basaze nka Gmail bavuga yuko bayikoreshaga bavugana, kuko icyo gihe hari n'ikindi kintu urumva aho twari dutuye ni mu mwihuriro ry'umuhanda ujya Baoba ya ruguru no mu ihuriro ry'umuhanda ujya Sun City, aho niho hari iyo bariyeri. Bari bamaze igihe rero kubera uko inkotanyi zagendaga zegera zishaka gufata umujyi wa Kigali, ahantu bakundaga kurasana barasanaga n'ingabo zabaga muri mo Kigali za Habyarimana. None izo ngabo zari zaramanutse zigera no kuri stade, tuzibona zigendagendamo. Noneho bakohereza ibisasu by'ibikatiyusha, aho niho habayemo ikibazo rero. Baravuga bati bano bantu bayobora ibikatiyusha neza bikaza bikagwa ku muntu, ntihaba hari abantu babagida babayobora. None ubwo nibwo bahamagaye basatse muri iryo saka rero, nibwo twamenye ko na Makuza bamusatse, tubibona bamusangana imbunda. Ni imbunda yari yitungiye, imbunda yo kwirinda. Kera byabaga biriho, ngira ngo n'ubu biremewe yuko wakimbunda ukayakira uburenganzira ukayisorera. Yari afite imbunda. Noneho rero bashaka no kumwiba, banamugiyeho impaka cyane, batuye umuntu wamwica. Nuko mu gihe bari kujya impaka sinzi umuntu wavuyemo aravuga ati uyu mugabo afite se wakoze muri za 59 n'iki, twaba tumuhohoteye, reka tumwihorera azapfurwa pfuye, ariko ise yari umukozi, ise yari uwacu. Haniyo go nta cyumweru cyaciyemo Makuza tuba turamubuze, tumenye yuko yatanze amafaranga, abasirikare bakamujyana muri Hotel de Mille Collines. Ngira ngo niyo mpamvu nabivuze kubera yuko twari turi kuvuga ibya Rusesabagina nuko yacungaga Hotel de Mille Collines. Ubwo rero kuvugwa Makuza ayo yagaruka, ntago yongeye gutura aho yaratuye, yageze ahagirwa ambasaderi mu Budage. Nyuma nongeye kumubona haciye nk'imyaka nk'itatu yaje mu birori bya Kavese, aratwakira rwose. Ariko mu magambo make giye Makuza namufata nk'umucika cuma ahubwo, kuko ni umuntu wari menase cyane, wajyanwaga agashimutwa bakamubaza ibibazo, hashira kanya bakamugarura. Yaratotejwe pe, ko yabaga yifitiye n'ubwoba, uko wabibonaga yabaga yifitiye ubwoba. Abantu rero nizereye ko batazongera kuzana ibintu byo kutumva neza ibyo umuntu avuga ngo babihuze. Nabonye bamwe mu batavuga rumwe na leta, abandi nabo bakunda byacitse, barabishyuhije bati Makuza kumbi yari afite nibyo, yari afite imbunda, yagiye no kuri barriere ariko ntibyabereye rimwe. Kuba yari afite imbunda yabaga mu nzu ye, ntago Makuza yari mu bantu bari bahagaze bafite imbunda kuri barriere. Ibyo rwose byaba ari ikinyoma gikomeye. Akenshi bakunze kumva bavuga ku bintu by'ukuntu watotejwe ndetse nuko wacitse ku icumu. Ubundi Karasira wari utuye neza exactly mu gihe cya Jenoside? Ni muri Nyakabanda, mu murenge wa Nyakabanda. Icyo gihe bahitaga Kabuguru, ariko bahita Nyakabanda ya kabiri. Neza amfasi, ubwo navuga amfasi yaho Makuza yaratuye. Mwari muturanye, niyo mpamvu muvuze, ngira ngo wamuvuzeho uvuga ko uri umuntu uzwi aho turuko utari ntari uwo mu ishyamba cyangwa utari imvubu, babita gutya imvubukira niba ari singibyibuka neza. Twibutsa abantu ko impamvu Karasira twongeye kumubaza iki kibazo nuko ubushize yakivuzeho, amaze kubivugaho ntitwigira tubivugaho, ahubwo abantu babigira ibindi bintu barabikabije. Kandi hari abantu benshi bakunda byacitse, hari abantu ushobora kuzajya ubona ukibaza ahubwo nicyo bakora. Cyane cyane nabivuga mu bantu bamwe wenda batanavuga rumwe na leta. Hari abantu ufata umwanya wawe warwaye se, wabuze ibitotsi se, ukareba ugasanga iteka ahura kuri social media, kandi umuntu akakubwira ko ari we uri kurwana urugamba. None ukibaza izi nyeshyamba, izi ngabo zo kuri YouTube, zo kuri Facebook, zo kuri WhatsApp, umwanya wose ushaka ugasanga ari online. None ukibaza izo energy hari ibindi yakazitayemo kandi bifite akamaro kuruta kwirirwa ukora ibihuha. Hari ibyo bita karikatire, kwirirwa bashushanya abantu babakenetse. Umuntu yamara no kubikora ukumva arigambye ati nkubise igitero Kigali. Ese ni ikihe gitero? Ni igiki gihungabanyije ko mbona imodoka ziri kugenda neza na mbutiyaje ndi kubona ari uko abantu benshi ahubwo bafite amamodoka yabare bamaze gukira. Wowe ni ikihe kintu ukoze ngo nyamara ngo buriya ngo ni kuriya ngo rurwanwa, ngo ni kuriya ngo urugamba rurwanwa? Urumva ukibaza urugamba rurwanirwa kuri Facebook,
urugamba rurwanirwa kuri social media. Yego nibyo amagambo arababaza, ariko rimwe na rimwe abantu hari igihe bayihurira bagakomeza gahunda zabo. Nta na rimwe nari nabona abantu baseshegeshwe n'urugamba rwa social media. Hanyuma ukivuga gutyo akenshi kunze kuvuga ngo ubona abantu bajya kuri social media. Isi social media nawe muhuzihuriraho n'abantu Karasira? Bamwe tuzihuriraho, ariko kenshi igihe bafite ibindi nkora sinjyeho buri munsi, ariko igihe cyose ngereyeho sinzi niba wenda ari uguhu ari coincidence. Igihe cyose ngereyeho hariho abo mbona baba bari aho ngaho bari kwandika. Mu by'ukuri wabyita lamentation, nuvuga ngo abantu barababaye, nibyo pe, abantu barababaye, genda nabumva cyane. Ari nacyo mpamvu mbwira abantu ba opposition ntimukantuke ngo mugire ngo hari ibindi byabaye. Je mbababwiza ukuri mbona, naho ubundi ibibabazo byanyu hari abari hanze ndabumva, wenda sinzi uburyo mwabiganiriye, ariko ndabumva pe 100%, ndetse mu byo bibabaza. Ahubwo uburyo mukemura ibyo bibazo nicyo cyonyine ntumva. Naho rero guhurira nabo ku imbuga nkoranyambaga turahura cyane tukaganira, ariko usanga iteka ari lamentation. Nta kintu mu Rwanda bajya bavuga ko cyakiza cyahaturuka. Ibintu byose ni bibi, wenda bituvye ko nabyo ari ukuri da. Solution rero nazo zirabura. Ari wowe se wayobora gute? Ari wowe abaturage wabahiki ugasanga bikiramuki, uvuga ngo ntibigenda gusa, ntibigenda wamubaza ugasanga wapi. Tukiri kuri icyo ngicyo Prof Karasira, rimwe na rimwe akenshi bivuze gutyo wowe abantu bakunze base Karasira ubundi nta ushobora kwakora n'abantu barwanya ubutegetsi, amenya gute amabanga yabo. Ese wowe wahagaze gute? Ibyo bintu ubona wowe bidateye ikibazo kuba ushobora kubuhurira n'abo bantu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, basanga murahurira ku rubuga rumwe nibwo mvuga ngo imbuga wenda tugura iryo shagura kuri groupe ya Facebook, groupe ya WhatsApp, nta kibazo ubona bigutemo, ntibishobora kuguhindura? Oya, ndabyumva. Burya impande zose ndazumva. Ngewe iyo umuntu uri independent, impamvu zabo ndazumva, n'ibibazo byabo ndabyumva ndetse 100%. Ariko uburyo bwo gukemura ibibazo nibwo bubi. Ariko ubwo nanone nkurikije amategeko, nubwo najyayo nshobora gufollowinga nacecetse, cyangwa wenda nkabagisha impaka mu bintu bimwe na bimwe, ariko ntago ndi wa muntu wagambanira igihugu kuri ibyo bintu. Niba bari muri gahunda zo kugambana, bari muri gahunda, uretse ko nta na gahunda zo kugambana, bagamba nta ngufu bafite zo kugambana rwose. N'abantu bo kwirema agatima gusa, baba bashaka kwisanzura, agahinda bafite. Ni nkuko hari ukuntu buriya jazz niko yaje. Jazz ni umuziki w'abanyafrika w'abirabura babaga muri Amerika, bari baratwawe bunyago bakababara, kandi ururimi bavuga ntibanaruhuza. None umwe akajya kubita ikanya, undi umwuko, bikazanamo akantu karumuni karyoshye, bagakomunikana muri ibyo bikoresho. Ariko ari iki? Ari maragahinda. Iyo niyo terime nziza. No kuvuga ngo ku mbuga zabo aho njya hose ntaho nari numva umuntu apanga ikintu gikomeye. Mu by'ukuri ni maragahinda, no kuvuga ngo ntibigenda, Kigali iradukanamije, Kigali tumye duhera ishyanga, nguko uko mbega biba bimeze. Ibyo rero kubyumva ntago byapfa kumpindura, kuko nanjye ndeba ubuzima ndiho, nge sindi muri abo bari ishyanga, yego, ariko ntago ibintu ngo bigenda, nta byera ngo de. Nino harimo ibintu byinshi biba bitagenda, ariko jewe wenda nuko nabonye impano, mfite ubushobozi bwo kubigenda ndabivuga bikarangira. Wenda ngicyo ndase nk'abaganira akenshi uravuga ngo hari bitagenda, uruhare rwawe mw'ibyo bitagenda n'uruhe? Uruhare mu bitagenda giye nabitangaho imisanzu, ariko ni byinshi cyane. Cyane umusanzu wawe n'uwuhe kugira ngo ibyo bintu bigende? Nk'umusanzu icyambere no kwigisha ikintu kimeze nka socialisme kuruta capitalism. Ko dufite capitalism iri sauvage. No kuvuga ngo dufite abantu bake bafite amafaranga ugereranyije n'abantu benshi batuye u Rwanda. Bafite amafaranga menshi, none bigatuma inzara ishobora kwica abantu, cyangwa ubukene, kandi ubukene bujyana mu kwiheba bigatera mécontentement, uburakari. Icyo nicyo cyambere. Aho rwose ndahagira. Ahandi ni mu burezi, aho ireme ry'uburezi ukurikije ministeri zagiye zibaho zigera muri 10, abaministeri 16, mu gihe wajya kureba umubano n'amahanga ari abaministeri nka 4 gusa, cyangwa muri arume ugasanga hari ibintu bivugwa ariko bidashyirwa mu bikorwa. Ugasanga bamwe mu bayobozi bacu abana babo hafi ya bose barabajyana mu bigo byiza byigenga, kandi kera
kera mu Rwanda, ahubwo umuntu w'umwana w'umuhanga yigaga mu ishuri rya leta, niko byari biteye. Waba uri ishuri rya leta, amashuri yaho twakwita ngo barabaswa yari ama privé. Ubwo ntabwo zavuga ngo nabaswa 100%, harimo n'abangirwaga kubera ya turufu y'ubwoko iringaniza ry'uturere, iringaniza ry'ubwoko, ugasanga abantu bagiye kurapa kope, abantu bagiye ahantu hanyuranye. Ariko muri rusange uwabaga afite uburenganzira bwo kwiga adakumirwa n'iryo ringaniza, iyo yajyaga muri privé yabaga babaye, kuko ibigo byigishaga neza byari ibya leta. Ariko ubu byaracuranye, urasanga nta muntu n'umwe ufite mu bantu b'abayobozi, mu bantu b'abakadere bo hejuru, nta n'umwe ugifite umwana mu mashuri ya leta, bose bigiye mu mashuri asa nkaho ari aya privé, ndetse bagera na za kaminuza bakabona scholarship zo kujya hanze. Ibyo bintu jewe nibyo mbivuga gutyo, kandi ababyumva bashobora kubyumva neza bakabireba, aho amashuri bagarurira ingufu n'icyizere amashuri ya leta. Urumva ibyo ni ibitekerezo ntanga. Nanjye ntago mu Rwanda, u Rwanda ukuntu turwubaka ni inzu nini, uvuga ngo uzazana itafari nayo nzana itafari n'undi ashyiraho itafari rye. Ushobora kubivuga gutyo gusa, undi akabyumva akabishyira mu bikorwa gutyo. Naba nigisha nkigisha neza, naba nkora advertisement nka advertising amashuri ya leta, ibintu nk'ibyo ngibyo birahari. Rero ibintu byinshi kigeretse nitubishakira ikiganiro cyihariye, uzabishakira ikiganiro cyane. Hanyuma wenda tugaruke ku biganiro twagiye dukora. Nabonye ku biganiro twakoranye benshi barabaye nk'abataka badutuka, bagaragaza ko dukorera ngo leta, dukorera FPR, dukorera cyane cyane ku ruhande rwanjye. Kuko mu kiganiro twagiranye nigeze nguhindura, hari icyo wabonye cyageze, cyangwa wagaragaje ibitekerezo byawe nanjye nk'umunyamakuru nkubera moderator mwiza? Oya, biriya nibyo, kandi noneho nta no gushukana. Abantu babashaka umuntu ushuka undi, byagiye biba ku bantu bagiye bahabwa ama interviews, noneho abantu bakagera bagahinduka nk'abasazi kubera abantu babogagiza. Kandi nyamara inshuti nyashuti ni kugira inama, si gushuka. Jewe rero uburyo twaganiriye, ngiye nahamya yuko kandi nikomeze je sinjya mpinduka. Ntabwo umuntu yampindura ngo nuko ari kanaka wambereye moderator mwiza, ariko ntibyambuzaga gutangaza ibitekerezo byanjye uko bimeze. Kandi nawe noneho tugomba no kumenya na context rega turimo. Ntabwo uri mu Rwanda ugira imisoro utanga, ugira faveri nawe uhabwa, uravurwa, ucungirwa umutekano. None se bumva yuko umuntu wo mu Rwanda ahubwo yavuga ibiki? Erega ibyo ngibyo nti ikihe kintu wavuga, kuko uri mu Rwanda nta kindi kintu wavuga ngo unenge cyane. Ibyo baba bashaka aho kunenga ugaragaza igitekerezo cyawe cy'uko bigomba kugenda. Kuko kunenga nabyo ubundi Karasira ni byiza, ariko siyo nzira ikwiye kuba ituranga twese. Icyo kintu bagomba kumenya abantu benda bakurikira ukuri mbona na Bwiza TV, bamenye ko umunyamakuru cyabereho n'ugaragaza gutanga ibitekerezo bivuye mu bantu, byaba bigenda cyangwa bitagenda, nta ruhande rumwe agomba guhagararaho. Ariko intego nyamukuru no kujya gutuna kubaka igihugu no kubaka societe. Ni itangazamakuru ryubaka societe, kuko hari amateora amwe namwe avuga ko itangazamakuru ribereyeho societe nayo ikaberaho itangazamakuru. Niyo urebye mu ibintu tuba bya good governance ntishobora kuba implemented itafite itangazamakuru. Kwitangazamakuru ni ubutegetsi bwa kane ubu ngubu, ni nawo umuyoboro, nabo bategetsi nibo kuko bagenda babungabunga, ni nka garde fou, ahubwo itangazamakuru ni abantu bafata itangazamakuru yo mu Rwanda nkaho ngo ari umuyoboro wa leta. Ariko ni nabyo, kuko leta ubwabyo ntiyagera kuri abaturage itanyuze mu itangazamakuru, ni n'abaturage ntibagera kuri leta ngo yereke ko hari bitagenda batanyuze mu itangazamakuru. So babifata kundi kuntu. Ibyo rero nanjye niko mbyumva. Kandi abantu ikibazo rega no twavugaga kunenga no kutabona ibintu kimwe. Nta ibyo bintu tubyishyiremo, kutabona ibintu kimwe ntago umuntu aba ari umwanzi wundi. Nta mpamvu byaherekezwa n'imvugo nyandagazi, n'imvugo z'ibitutsi, ntago ari byo rwose. Bo niba babona ibintu kundi, karibu nibazi batubwire ari hanze ati tuzakubera umutumirwa, a telefone tuganira ati dore ibibi bitagenda, dore akanenga yarangiza kwerekana ariko nta solution, ati dore ibisubizo ngibi. Bana ugaragaza bitagenda gusa utagaragaza ibisubizo. Kuko ni bitagenda byo buri wese yabibona, ahubwo dore jewe nyoboye cyangwa afite timu yanjye cyangwa kano kanya umuyoboro naba hano uyu nguyu. So nuvuga ngo icyo abantu bagomba kumenya igihe tugezemo,
nuko hagomba kubaho gutanga igitekerezo cyangwa se ukanenga ari kugaragaza nuko bikwiye kuba bikorwa. Nibyo bya mbere ahubwo nibwo buryo bwiza. So Karasira ndumva tugize ikiganiro cyiza. Urakoze cyane, ndabona umuntu umwanzi w'ibintu ni igihe twari buganire byinshi, ndumva twasoza. Reka rero dusezere abantu tubabwira ngo nakagaruka, mwakoze kudukurikira. Ikindi kiganiro ryari Karasira buri cyumweru tuzatubagezaho ikiganiro, aho tuzagaruka no tuvuga ku ngingo ijyanye no revolution ya nyayo cyangwa se impinduramatwara ya nyayo ikenewe muri iki gihe.